Umugabo hano wifitiye ubumuga bw'amaguru barakwereka yari yataye ibyandiko bye hasi yabuze uko abitoragura. Hano haciyeho umukobwa ndetse wambaye neza ugaragara nk'umusirimu amuhamagaye ngo amufashe kubitoragura, ahita avuga ati ariko nkawe wagisaza we urimo kumbaza iki? Ati niba uba udashoboye ibintu wareka kujya wiha ibyo udashoboye. Umugabo uri hano yayobewe impamvu arimo kumutunganya, sinzi uyu mushiha uyu mukobwa afite ahantu yawukuye. Arangije aramubaza ati se urabona ngiye rwose navugana n'abantu bameze nkawe? Ati rwose winesha agaciro reka nunamamagare. Barakwereka muri ako kanya agiye kubona abona haciye undi musore nawe rwose hano ufite ibyandiko bisa nkaho aba bantu bombi bagiye ahantu hamwe. Umusore hano arangije amubaza ati none se ibi byandiko byo bashaka ko bagutoragura wari ubitwaye he? Ati rwose nanjye ngiye gusaba akazi hariya kuri iriya kampani, ati sinzi niba namwe ariho mugiye. Umusore uri ahangaha arangije aramwitegereza ngo umugabo ugiye gusaba akazi, ndetse uyu mugabo arangije amubwira ati kandi urakoze kuba umfashije pe, ati nayimaze umwanya munini hano. Barakwereka uwo twari tuzi ngo aramufashije yahise afata amadokima ye arangije arayaca. Umugabo uri hano arangije amubaza ati none se kubera iki unshiriye amadokima? Ikigabo kiramubwira ati none se wowe gute ujya gusaba akazi ahantu nanjye ngiye kuhasaba? Ati rwose ngewe ntabwo ndi ikimuga, rero ntabwo nkwiye kuba nakompeta n'abantu bameze nkawe ngo turi gusaba akazi kamwe, ibyo ni ugutesha agaciro ahantu ngiye kwaka akazi. Umusore arangije avuga ati ariko niyo mahirwe yanjye nari mfite yonyine, ati ntabwo wakabaye unshiriye ibyandiko, ati nanjye nashakaga kujya kugerageza ngo ndebe nibura yuko ubuzima bwanjye bwahinduka. Umugabo arangije amwitegereza amubaza ati se urabona ari iki cyahinduka ku buzima bwawe? Amaguru yawe se yaremaye ari buze kongera kuba mazima, uragira ngo hahinduke iki? Umugabo uri ahangaha abantu bose baramuteranye, sinzi impamvu nta muntu n'umwe ushaka kumuvugisha. Barakwereka haturutseyo undi musore, bigaragara nuko aba bantu bose bari kujya gusaba akazi ahantu hamwe. Arangije aramubaza ati se wowe kandi kurimo kwitunganya niki cyabaye? Umugabo aramubwira ati dore nanjye nifite amadokima yanjye ngiye gusaba akazi. Ati ariko haciyeho umusore umwe wari ugiye nkaho nanjye ngiye, ati aravuga ati rwose ntabwo yajya gusaba akazi ahantu nanjye ngiye kugasaba, ahita anshira amadokima. Umusore arangije amubwira ati ariko ibyo ntabwo ari byo bikora gusa, ati rwose wagenda ugatanga umwirondoro wawe cyane yuko ufite ibindi byangombwa bikuranga. Umugabo uri aho arangije amubaza ati none se urumva ndagendera ahangaha gusa nta kintu na kimwe mfite? Ati rwose si ubwo ndibuze kugenda nerekana iki? Umusore muto hano yaramubwiye ati we humura ndibuze kubigufashamo, ati hari uburyo bwinshi ibyangombwa bye twahita tubibona, ati niba ubifite kuri telefoni, ati ahubwo reka nshake umuntu hano hafi wadufasha, ati ntabwo biri buze kugorana. Barakwereka uyu mugabo ufite amaguru afite ikibazo yakomeje rwose asindagira gake gake, kumbe barakwereka byarangiye babandi bamutaye ku nzira aha basanze, ndetse mu bigaragara nuko wa musore yamufashije. Barakwereka muri ako kanya babandi bari bamutaye ku nzira ndetse banamubwiye nabi cyane, batangiye kwibaza ati ariko iki cyo ntabwo kijya kiva ku izima. Ati rwose uri kubona hano bari buze guha akazi umuntu umeze nkawe hari abantu bazima? Ati ariko nyamara mugira na confidence, ubwo ni iki kikuzanya ahangaha? Uyu mugabo rwose uri kugendera mu kagare arangije abwira uyu musore ati abangaba rero nibo banshiriye ibyandiko, ati rwose ntabwo ari byiza kuba ndi kumwe nabo hano. Umusore arangije amubwira ati tuza wana, ati twese duhuje ibibazo, ati ndetse twese hano turi gusaba akazi, ati ahubwo iba wicaye hariya dutegereze, ati amahirwe niba ari ayawe akazi ni wowe uri buze kugatahana cyangwa se niba ugakwiye. Kuma barakwereka agiye kwicara hano umukobwa yahise ahegera arahicara, twabonye uyu mukobwa nawe adashobotse. Umusore arangije amubwira ati nta kibazo icaramo hariya hagati, ati rwose ntuze gutera amahane. Kumbe barakwereka wa musore wundi nawe w'umugome arangije ahita hakubita ibyandiko bye ndetse arebana na wa mukobwa, barangije baraseka batangiye banyuzura rwose uyu mugabo wifite ubumuga bwo kutagenda. Umusore arangije avuga ati ariko se nene mwana mubahira yuko afite ikibazo nk'iki ngiki? Ikigabo kiri hano kirangije kiravuga ati se none icyo kibazo ahubwo yakijyanaga hehe? Ati hano ko tutari kwa muganga. Umukobwa uri arangije aravuga ati nawe yewe uwo ngo yayobye ahantu yagombaga kujya. Ati ikindi kandi nawe niba uri kumufasha, ati musunikane n'iri gare rye umujyane kwa muganga, ntabwo ari hano wagombaga kumuzana. Ati ubundi mwaba muzi icyo mwaje gukora hano cyangwa? Umusore rwose yabonye abantu bafite imitima mibi arangije aravuga ati ariko se ibyo ngibyo hari ikibazo kirimo? Kuba umuntu afite ubumuga bwo kutagenda ntabwo bivuze yuko atashaka akazi ngo abeho nk'abandi. Ati ariko ntabwo niyumvisha impamvu rwose mudashaka yuko asabana akazi namwe. Ese ubwo nk'ubwo abonye akazi mwe mukakabura ubundi mwabyitwaramo mute?
umusore hano arangije avuga ati bihorere, ati rwose n'ubundi ndakeka tutari buze guhagarara hano igihe kinini. Abari aha rwose bagaseka bavuga ati se gute umuntu ufite amaguru ameze gutyo koko yabona akazi mu gihe twe twakabuze. Umukobwa uri hano yatangiye kuvuga ati ariko mwagiye mukoresha ubwonko bwanyu, ati cyangwa barabudashye babashiriramo amazi, ati uyu niwe uri buze kubona akazi ubundi njye nkataha nta kazi mfite. Ati yewe akazi ntakabona, ati nanjye azajya azamwongerera amafaranga nubwo nta kazi nzajya mba afite. Ati naho ubundi ntabwo umuntu nk'uwo nguwo yabona akazi abantu bazima bakabuze. Arakurika cya kigabo cyamuciriye ibyandiko cyaramuhaje atazi ku bundi akazi uri buze kugasaba gute udafite ibyandiko cyangwa se ibyangombwa bikuranga. Umusore arangira avuga ati kumbe ni wowe wamuciriye ibyangombwa, ati gute watinyutse gukora ibintu nk'ibyo. Kurika ikigabo kiri hano cyaje kigiye kurwana kivuga ati ubundi wagasore we uri kumushyigikira nkandi. Ati uyu ni papa wawe, ni anko wawe, ni iki cyawe. Ati ubundi uru rugare ni rwo rumushuka akumva rwose abantu bose bakwiye kumwitaho. Ati vaho turujugunye cyaturwangize. Arakurika muri ako kanya bose baje kubahamagara bavuga ati mwese murakenewe. Umukobwa araje avuga ati twese se kandi n'uyu nguyu arimo uyu udafite amaguru. Ati yego mwese ni muze, ati nta muntu n'umwe hano uhejwe. Arakurika uwari uje kubahamagara hano yisubiriyeyo. Gusa abangaba babiri barakariye rwose uyu musore uzanye uyu musaza wifitiye ubumuga bwo kutagenda, avuga ati n'iki ngiki koko wakijyanaga hehe. Umusore ariko nawe akibaza ataba bombi ko barakaye ubundi barakajwe n'iki. Barakwereka bombi babayoboye aho rwose bari buze gutanga ibyangombwa byabo cyangwa se ibibaranga kugira ngo babe babona akazi. Barakwereka umusaza uri aha ngaha baje bose bamusuhuza rwose bajya kumva bumva wa wundi ufite ubumuga bwo kutagenda arimo gusuhuriza inyuma abaza ati se nanjye nakinjira. Aba babiri bombi bakavuga ati ariko kiriya na hantu kitari buze kudukurikira, mwa bantu mwe muri kureba iyi filimi rwose mbibutsa kujya mwubaha abantu bafite ubumuga ubwo ari bwo bwose. Arakoreka umugabo utanga hano akazi yatangiye ababaza ati ndizera yuko mwese rwose hano mufite ibyangombwa bibaranga, ati ndetse ndakeka mwarabanje gusoma amabwiriza agenga imisabire y'akazi hano. Ati rero buri wese hano ukwiye akazi ari buze kukabona, ati kabone nubwo mwese mwaba mugakwiriye muri bugahabwa. Umugabo uri aha ngaha yarabajije ati none se natwe abafite ubumuga bwo kutagenda twemerewe kuba twasaba akazi hano? Umukobwa uri aha arangije avuga ati ariko we igihe wakavugiye urumva abantu batanakurambiwe. Gusa boss hano arangije avuga ati rero mwese, ati nta muntu n'umwe uhejwe hano, ati ndetse yaba n'ufite ubumuga bwo kutagenda yemerewe kuba yasaba akazi apfa kuba afite ubwo bumenyi bwo gukora akazi turi buze kumuha. Ati niyo mpamvu kandi muri hano kugira ngo rwose turebe yuko mwatsinda ibizamini by'akazi hano turi buze gutanga. Gusa icyiza gihari ni uko bisa nkaho ikizamini n'ubundi mwagikoze mbere kose, ati uko muri aha ngaha hagiye kuvamo bamwe batsinze ikizamini. Ubwo bose batangiye kumirwa bitewe n'ibyo uyu musaza ari kuvuga. Umukobwa uri aharangije avuga ati none se nk'uyu nguyu yakabaye ari aha ngaha, ati cyangwa twibeshye akazi twaje gusaba. Ati nk'uyu nguyu ufite ubumuga bwo kutagenda ndakeka rwose yagasohotse akajya gusaba nk'ako gukora amasuku hanze. Ndetse n'ikigabo kiri aha cyunze mu ry'uyu mukobwa kivuga ati nanjye niko nabikekaga, ati rwose uriya ashobora kuba akeneye ubufasha nk'amafaranga make yamwamuha akaba yajya kwivuza cyangwa se akaba yajya gushaka ibyo kurya. Ati ariko ndakeka hano tutari gusaba akazi kamwe. Wa musore wahereye kare afasha uyu mugabo ufite ubumuga bwo kutagenda arangije avuga ati ariko se mwebwe mwarikiye aho ngaho izo nyuro zanyu, ati nta nubwo mwakiyubaha yuko muri imbere y'uwo muje gusaba akazi. Barakurika umugabo hano bari baje gusaba akazi yarababwiye ati ariko harimo ubanza mutumvishe ibyo nababwiye na mbere, ati nababwiye yuko ariga ikizamini cy'akazi mwagikoze mbere hose. Umukobwa arangije avuga ati se wowe kandi ibyo uri kuvuga, ati nako boss, ati mumbabarire. Umukobwa urangana nubwo azi kubaha abaje gusaba akazi, ati mumbabarire, ati ikizamini cy'akazi muvuga twakoze ni iki? Amusore mugenzi we narangije avuga ati ariko nanjye nzi yuko twaje tukicara hano, ati se ko nta kizamini bigeze bakiduha hari ahandi babicishije? Ati hari wenda reka tubaze uriya ufite ubumuga bwo kutagenda, ati menya amaso ye areba neza we wasanga icyo kizamini yakibonye. Umusore arangije avuga ati ariko n'ubundi ngiye wahari ntabwo nemera gukorana namwe abantu mumeze gutya, ati gute mutinyuka kuvuga amagambo nk'ayo ngayo, nta nubwo mwakiyubaha bitewe n'uko muri imbere y'umuntu mwaje gusaba akazi. Umugabo uranga yaravuze ati wa musore rwose reka kubarakarira, ati mwese mushyire ibyandiko byanyu hano, ati kubera yuko n'ubundi bigaragara yuko ubona akazi hano yakabonye. Babandi bombi batangiye kwicinya icyara bavuga ati yewe akazi ni akacu wana.
kumbe barakwereka abavugaga ati umuntu ufite ubumuga bwo kutagendanaga akwiye gukora hano. Wa mugabo ugiye kubaha akazi hano yasubiye inyuma, babona agendera mu kagare afite ubumuga bwo kutagenda, kandi bahereye kare baserereza ndetse banacyurira abafite ubumuga bwo kutagenda. Mu kujya kubona babona bosi wabo uri gutanga akazi hano, ahubwo niwe ufite ubumuga bwo kutagenda. Arangije avuga ati mwa basore mwe rero nk'uko nabibabwiye, ati rwose akazi ukabona yakabonye, cyangwa se niba mwese mwakabuze ubwo mwakabuze, kubera yuko ikizamini mwagikoze ubwo mwari muri mu nzira rwose muhura n'umuhungu wanjye hano Alexandre. Kumbe barakwereka wa wundi wari wigize nk'udafite amaguru cyangwa se nk'aho amaguru ye afite ikibazo, ni umuhungu w'uyu mugabo, ndetse uyu mugabo bwe ahubwo niwe ufite ubumuga bwo kutagenda. Umugabo uri hano yarababwiye ati rero wa musore we ndetse nawe wa mukobwa we, ati rwose ubutaha mujye mwiga basi nibura no kwiyoberanya. Ati ubwo mwabwiraga umuhungu wanjye kuriya, ati amagambo mwamujombaga numvaga ari nge muri kuyajomba. Ati ariko icyiza gihari ntabwo byambabaza, kubera yuko ibiri hano byose ni jye wabikoze, kandi ikindi nabikoze ayo maguru mwe mufite nayo mfite. Ariko se reba ngo ni bande bari kunsaba hano akazi. Barakwereka umukobwa hano isoni zaramurenze, ndetse na rwa rugabo rundi rwari gufatanya n'uriya mukobwa kuba bafata uyu muhungu Alexandre w'uyu musaza bakamutuka ndetse bakanamubwira nabi. Arangije aravuga ati ndakeka nta bintu byinshi muri buze kubaza, ati niba mufite akazi cyangwa niba mutagafite murabizi, ati ndetse n'uwatsinze ikizamini muramuzi. Abaranga byarabarakaje, ndetse umukobwa arangije aravuga ati ahari ubanza akanako kari kazi ibiri kujya mbere hano, ati ubanza kari katanze ruswa kazi ibiri kujya mbere, ariyo mpamvu kafasha ka rwose kiriya kimuga. Barakwereka rwose abari hano nyuma yuko babonye uwa Alexandre ari muzima, nta nubwo bararekera kuba bamutuka. Umusore uri aho baramubwiye ati wa musore we, ati ikizamini cy'akazi uragitsinze. Umusore arangije avuga ati ariko ntabwo twigeze dukora ikizamini cy'akazi, ati none se bariya bagiye bo hari ubwo bakoze, ngira ngo twari gukora rwose uri butsinde akaba ari we ubona akazi. Umusaza hano yaramubwiye ati rega buri kampani nyinshi zigira uburyo zisuzumamo abakozi babo, ati kabone nubwo ibya hano cyangwa se ibyo twabaha byabatsinda, ariko nizera yuko umuntu yigira mu kazi iyo akagezemo. Ati rero ikizamini cy'akazi kiba gikenewe, ati ni kiriya twabakoresheje kandi we wagitsinze. Umusore disi hano yaje kubashimira, ndetse ashimira na wa wundi Alexandre, nyamara yamufashaga azi yuko rwose ari umuntu uri aho ngaho utagira icyo umumarira. Nahangaha filime yacu y'uyu munsi isoreje, reba neza ko wakanze subscribe. Bye bye.